nkaba n'umukomediye ushaka ibihangano byanjye ushaka kureba platforms zanjye nyine ukabireba ntago ndi wa muntu ukereka abantu ko nshoboye umuturanyi filime nziza isekeje urumva ntago nakina filime zo kurwana ntambaraga nigirira sinakina filime zo gutera ubwoba ntago kanga ngo wiruke sinakina filime zo kurira ntago nishwe n'agahinda n'ugusetsa Musebeyi akina roreye Rufonsi nakina roreye umuko nyine wamuveye biki ahubwo ushobora nko gusanga ari ngiye udakina neza ariko bose bankora uwuhese ko ngira benshi mfite muganga mfite Brenda mfite Rufonsina by the way Rufonsina ndi sheriwe ubone wamucika we mubereye sheri ariko nge ntambereye sheri kuko niwe nkunda cyane aseka nanjye ubwanjye ndimo guseka nari impari narabyanditse ariko nababwira ngo umuntu utarareba umuturanyi rwose 2020 mukomeje kumubera yes kanongere mbasuze ajya komeze neza aho muhereye hirya no hino ubwo namajyepfo n'amajyaruguru ndetse tutibagiwe uburengerazuba n'ubusira bwaryo umujyi wa Kigali waba wabeza umusanzwe mumenyereye gahunda yacu ni talk and talk na stop tugana n'abantu benshi batandukanye n'abakinnyi ba filime ubwo ni comedian cyangwa se actor actress comedian ndetse n'abaririmbyi ku giti cyabo ko mumenyereye uyu munsi noneho turi kumwe n'icyamamare nk'uko mubibona kuri kamera n'icyamamare n'umusore munini muri Kigali by the way ndagwivuga raje yivuge kwanza reka nanamuvuge mwese muramuzi neza ni Clapton KIBONGE mwamenye mu bintu byinshi bitandukanye ndahamya ko yaba umwana mutoya cyangwa se umusaza yaba n'umukecuru mu Rwanda nta n'umwe utaramubona hano muri Rwanda cyangwa se aba yarasekejwe n'ikintu kimwe mu byo yakoze nubwo ari byinshi cyane umusaza karibu kabisa murakoze yes murakoze cyane ni n'ubwa mbere ugaragaye ahanga televiziyo yacu cyane mbere na mbere n'icyo tubabwira abantu bayikurikiye nuko ucyambere mbonye nuko mudaha abantu icyayi baje bwa mbere tudabana icyayi baje bwa mbere ndi umushyitsi ngaho munyakire mu icyo cyayi wagupfunyikira agafuka k'isukari se byose ukazajya kukitegera igihe cyose ubwo ni ukugira ngo abantu bagire ngo uri bukampe nyuma uretse ko nta na kwa divisinga kuba wajya ufata ibyayi cyane kuko turabizi neza niwe musore munini muri Kigali ugomba kugabanya ibiro ntabwo wakoresha isukari nyinshi nkanywa energy kanywa energy yatari turasaba kamera banagenda tuzanira ugaka energy ugabanye ibiro by the way ndabona ewana niba ari mu bukonje ariko ni nabyo muri Kigali turakonje muri imitsi ubu hari ubukonje niyo haba hari ubushyuhe ugenda witeguye ko bwongera bugakonja nyine wiraye wanyagirwa ngo n'izuba ryava ntago bigomba gukanga ngo usige ikote ugomba kurigenera ko nta wamenya muri iyi minsi imvura iri gushyanuka ikagwa buri kanya yes Clapton KIBONGE twamumenyeye mu bintu byinshi bitandukanye ngiye nkuzi ririmba mbere na mbere by the way naririmbye nyinshi icyo gihe wabunyeretse ko uzimwe kandi mfite indirimbo nyinshi ubwo rero banze yibuke neza uyimbwire ko ngiye nta mwaka ushaka gushira nakoze indirimbo kandi maze imyaka ingahe muri kariyere indirimbo wishimira cyane wakira na comment nyinshi no kavuga uti noneho ubuhanzi bwanjye bwaremeye niyi zose ntago zibura kuvugwaho ariko hari nkafata telefone niyo yabanje hari n'iyitwa isengesho ya gospel ibushize ya worship nayo nashyiremo ni nayo nabonyemo amafaranga menshi nubwo atari yahitinze nkafata telefone ariko niyo abantu bumvishije byibura bakambwira bati ifite kidufasha ni indirimbo rero yo kuramya ifasha abantu ibaha imbaraga ushobora no kureba kuri channel yanjye Clapton KIBONGE iriho yitwa isengesho kuri YouTube wayireba ni indirimbo ushaka kureba ukumva ubaye ijeya muri iyi minsi abantu benshi barimo barabona Clapton mu bintu bisekije cyane nibyo kandi nabyo nimo nka comedian ariko ushobora guhita uvuga bakibagize neza ko usanzwe uri n'umuhanzi ku giti cyawe by the way ushobora guhita tuvugira ati fata telefone buriya kuririmba ntago mbikora nka kariyeri mbikora ko mbikunda kwishima uyu munsi ngero tungura abakoze oya ngewe ibihangano byanjye birakorwa bikajya hanze kugira ngo isi yose bibone
muri interview rero mbanje kugira amakuru ntanga naho bya kapera byo reka ibyo abahanzi baririmba njye ntago ndirimba njyewe ndi umukinnyi wa filime nkaba n'umukomediye ushaka ibihangano byanjye ushaka kureba platforms zanjye nyine ukabireba ntago ndi wa muntu ukereka abantu ko nshoboye byaje gucamo bayidira kanone tugaruke kuri kariyeri yawe Clapton uyu munsi urumwe mu bantu bagezweho muri sinema nyarwanda ntago nahwema kuvuga ko urumwe mu bantu bari gukora cyane muri iyi minsi reka twe muri byinshi urimo urakora ariko reka tugaruke no kuri filime yawe umuturanyi ubundi mbere na mbere kwandika iriya filime ni iki kintu cyari kiri mu mutwe wawe nabivuze na mbere yuko isohoka uko ni filime nanditse muri lockdown igihe nari ndi kumwe n'abaturanyi rero niho inspiration yavuye uko ni umuntu wari unyegereye ari umuturanyi nta wundi muntu wari unyegereye hariya niho abaturanyi nibo bantu bari hafi yanjye isibo niyo urwego rwa leta rwari hafi yanjye ntago nari nzi ngo akarere kaba hehe isibo yabaga ari danje ubwo rero niho nakwiye igitekerezo cy'umuturanyi ubwo urumva abanyarwanda bakomeze bayirebe ni filime nziza isekeje urumva ntago nakina filime zo kurwana ntambaraga nigirira sinakina filime zo gutera ubwoba ntago kanga ngo wiruke sinakina filime zo kurira ntago nishwe n'agahinda n'ugusetsa ubwo mushaka kujyaho mukareba harimo n'andi masomo atandukanye ariko umuturanyi ndayibatuye natwe dutuye tu Rozana ibyo ngo umuturanyi none wakoze umuturanyi yaraje bita y'ubindi bo tugaruke shere wari mu muturanyi ameze atuye umunsi bajya ubuhe siko ngira benshi mfite muganga mfite Brenda mfite Rufonsina by the way Rufonsina ndi sheriwe ubone wamucika we mubereye sheri ariko nge ntambereye sheri kuko ni unkunda cyane nanjye nkagira undi nkunda ariko ameze neza turi muri za essentiel hariya kwa Makuza ndimo ndatekereza ibintu mwakoreyemo namarore muri editing turimo turaseka nanjye ubwanjye ndimo guseka nari impari narabyanditse ariko nababwira ngo umuntu utareba umuturanyi rwose 2020 mukomeje kumubera mbi n'uyireba byibura uzagira akantu wumva uzibuka muri uyu mwaka uvuga uti byibura nabonye mu filime nziza insetse uvuza karuti nanjye muri editing ndimo editing ariko nkaseka episode hari wakinnye sena uyu munsi wicara ukavuga uti ndayigutuye muvandimwe episode njyewe rero ntago namenya ngo episode ni iruta izindi ahubwo ureba n'uwo wambwira ati yakuruta izindi twere gufata episode wobwe ku giti cye nka hari sena warakinnyemo ugahita uvuga uti iyi sene mana we ni nyinshi ni nko kubaza umushoferi ngo ngira ikorosi wakasemo ukumva ari ryiza ashaka kubwira ati igihe natwariye imodoka sindyibuka nakinye amasene menshi za filime nakinye Seburikoko nakinye twari turi umuntu uza mu muturanyi naho maze gukinamo sene nyinshi ariko nge sene zanjye nzifata kimwe bitewe na message tanga ariko abantu bo bakunda bitandukanye ngewe rero nkunda umuturanyi nk'ubu mbona ko episode ya 24 ari izaruta zose kandi ni nako nandika episode inshya igomba kuruta irangiye episode rero iyo mparaye ntago barayireba ni 24 ni 24 wiharara mbere ngiye nyiharara mbere okay reka tugaruke uyu munsi byabaye ibindi muri episode ya 23 azanyuma wakonyine bimeze fresh muri 24 naho twitegemo ikindi kintu gishyashya ikintu gishyashya nyine nicyo nta kivuze byonyine kubona Rufonsina kwa Makuza ibyo ibindi si ngewe ntago njya nirata cyangwa ngo nigambe ibintu ntarerekana ngo mvuge ngo njye nongeye kubazanira ngo umukarakita mushyango ngo muzagira gute oya mwebwe muramureba mugahita mubibona ko nazanye umukarakita mushya ni episode ya 24 uzayireba azavuga ati iyi niyo filime azavuga ati iyi niyo filime bumva hariya haba hari ba Kalifani haba hari ba Clapton ngewe haba hari ba Fonsina haba hari Mukonyi hari mama Rufonsina buri umwe hariya afite umwihariko umuntu wamamaye nka Ferusha zirarekita mugenda ukora uyu munsi uricara batekereza uti nge iyi scene nanditse mbona runaka niwe wayifiringa ukagenda ukabazana cyangwa ni artist
ngewe ntabwo mpitamo umuntu mbere ya story. Ngewe ndandika story yanjye nkasanga Alphonsine akeneye mama we, noneho nkashaka mama we apana gushaka umukinnyi. Biratandukanye. Hari nk'umuntu umbwira ngo ndashaka gukina muri filime yawe, ariko ntibiba bihuye na story mfite. Ushaka kuba uri umusore nkeneye umumama, ushaka kuba uri umumama nkeneye umumama, ariko nkeneye umumama uvuga nka Feruje cyangwa se ushaje. Wowe kumbwira ngo ushobora gukina nk'umukecuru ukongera ugakina nk'iki, ibyo simbireba. Ngewe ndeba kubera ko turi mu bihe bya corona, ntago dufite umwanya wo kuvuga ngo abantu 1000 baze ngo utoranyemo umukinnyi. Utoranyamo umukinnyi ubizi neza ko abishobora, apana kuza kwigira muri filime. Ntago filime ikundwa n'abanyarwanda cyangwa se irebwa n'abanyarwanda wayishyira hanze ugamije ko abakinnyi bayirimo bayigiramo gukina. Oya, hagomba gukinamo umuntu uzi gukina. Ngo ngeyo nkastinga umuntu ujyanye na story yanjye. Shobora no kugukinisha ngukuye icyangugu, kandi muri Kigali hano bahari benshi bashobora gukina muri filime, ariko nkabona wowe niwe uzampereza umusaruro wonkeneye. Biragora cyane. Aba hari umuntu wigeze wazana wizeye neza uvuga uti azamacinga rwose ibintu ndimo ndakina, wahamuhageze ukabona wapi biranze ugativuga uti hari umukinnyi umwe wankoshonye sinamuvuga, ariko yakinye muri episode imwe ahita agenda, bitamwihorera. Tuzazireba neza. Yaramuzanye arangora cyane, ntafata mu mutwe, uramubwira ibyo akina akabyibagirwa. Yankuraga muri mood tu. As a director niwe wandika umuturanyi ndetse ukanayiyobora, ukanayikinamo by the way. Nk'iyo urimo gukina ninde uba ari ku directing? Ni ngewe. Uratinuka ni directing. Ni ukuvuga ngo niyo no kwa muganga ndyamye ni nyuvuga kati kandi ndi ndyamye, ariko ubwo bivuga urimo gukina. Uvuga kati urembye, ntago uvuga ngo kati ngo uhitira muri kamera. Urabivuga ngo kati kugira ngo babone aho bazayigarukiriza nyine. Rero ndabikora, ariko hari n'igihe mba mfite umudirector, ntago ari igihe cyose. Ariko niyo nge ni directingiye ndabikora ntacyo yabintwaye. Ega buriya gukora ibintu nk'akazi no kubikora ubikunda biratandukanye. Iyo ubikunda birakorohera. Uyu munsi kuri set urabona harimo abakinnyi bose, nuhe mukinnyi ubona amacinga characters umacinga kugukina nk'ibyo wamuzaniye? Bya byose ntago bakina kunuza kuri rev imwe, ariko hari umuntu ubona ko avuga uti uko nanditse no filime ndi gutekereza uyu nguyu rwose arabimacinze. Buriya rero filime yanjye imeze nka Seburikoko. Muri Seburikoko nta muskubamo. Buri mukinnyi wese azi gukina, yaba Rurinda, yaba Sebu, yaba Speransiya, yaba Kadogo, buri mukinnyi burimo abazi gukina. N'umuturanyi rero Musebeyi akina role ye. Alphonsine akina role ye. Umuko nyine wamuvuye biki? Ahubwo ushobora nko gusanga ari ngewe udakina neza. Ariko bose bankore gusenga Imana byo najya kugeza ayo masegonda nayisenza. Ariko ayo masegonda ya nyuma ariyo mfite bakambwira ati usiganye amasegonda 10. Banahita niyo naba ntari mu rugo nahita mpamagara umugore. Nkamubwira nti mwihangane. Mwihangane ikintu nshaka ntimuzacika intege, iki kintu narwanye nacyo kuva kera. Mumbabare muzakinkorera. Ahita ukomeza dayimika. Ari n'ibindi. Kandi n'ibindi rega buzima bw'umuryango n'ubwa gihanzi babitandukanye. Mba mfite izindi nzozi ntavuga mu itangazamakuru zidahuye na kariyeri. Noneho tugana ku musozo, igenera ubutumwa bakunze muri rusange bakunda ibihangano byawe by'umwihariko umuturanyi. Nabashimira, Imana ibahe umugisha, mukomeje mudushyigikire, mukomeze murebe filime Umuturanyi ndetse n'izindi filime z'urwenya ziri kuri channel yanjye ya Clapton KIBONGE. Mbabwira ngo ndabashimira cyane, aho ngeze rwose ni mwebwe, utandebye ntacyo naba nkora. Niyo nakora ibintu birenze ariko ntimumbone nta kintu byabimariye, ariko kubera ko muhari nanjye nzakomeza nkore. Ndabashimiye, nshimiye n'abanyamakuru batumye duhura, baduhuje.
ubwo rero Imana ibaha umugisha mwese. neza Clapton KIBONGE asoje avuga ati ndamutse nkora ibintu ntimubirebe najye ndamutse nkoze ibiganiro ntimubirebe ntacyo byaba mukomeze murebe 250 Avenue mukore share subscribe ndetse na comment murabigenzi kuri twebwe turabakunda cyane.